wewe naketse ko iryo jambo warikuye muri kiriya gisingizo cy'itara rya pasika yego. ngo icyaha gihire. Mbega cyaha cya Adamu ngo uraba ngombwa, wowe wagombye guhagurutsa umucunguzi k'uwo, ntabwo nibuka neza amagambo ariko agana aho ngaho. Ntabwo dusingiza icyaha, ntabwo ari uko icyaha tuvuga ngo kirakabaho kirakaduhama, oya, ahubwo ni kwa kundi Pawulo mutagatifu avuga ngo là où le péché a abondé, la grâce de Dieu a surabondé. Ntabwo nibuka uwo murongo, ariko ngo aho icyaha kigombye, inema y'Imana yarasagambye kugira ngo igitsinde. Ngerageje kujya ntekereza mu kinyarwanda, niyo mpamvu kugira ngo ntabivuga nabi bivuze mu gifaransa. Bivuze ngo ntabwo dusingiza icyaha, ahubwo icyaha cya muntu, icyaha cy'inkomoko. Icyaha cy'inkomoko cyatubujije ibintu bitatu by'ingenzi, bitatu biri muri Bibiliya mu gitabo cy'intangiriro umutwe wa 3. Bitatu twahise dutakaza. Twatakaje ubudapfa twaremanywe, ni ukuvuga kubera icyaha cy'inkomoko tuba tugabanya urupfu. Dutakaza ubwema. Ubwema nicyo bita integrite. Twaremanywe ubwema, umugabo akaba ari imbere y'umugore ati dore igufa ryo mu magufa yanjye, dore ubura bwanjye, dore uwo dusa, dore intare, dore ingwe, dore inzoka, dore inzovu, dore iki. Donc abantu Adamu na Eva batari bacumura, babona ibyaremwe bishimye, utabona ngo intare irandya, imbwa irandya, inzira ngwaho, iyi modoka wenda ntwaye buhoro, ndimo gukoresha ibigereranyo. Imodoka icyo gihe yari iriho, iyi modoka nyitwaye ishobora kunjugunya munsi y'umuhanda. Mbese buri wese aba afite amakenga kubera icyaha cy'inkomoko. Twatakaje ubwema, integrite. Ugira gutya wajya kwimarira nk'aho umujene, mama se azampira, mwana rwose ubirimo simbizi, yego turakunda. Donc uba wikeka amababa, nawe uvuga uti ntawamenya, ntawe ureba mu mutima w'undi, tuzaba tureba. Iyi nzu se ndayubatsemo kagira Imana mwe, umwuzure ntushobora kuzayitwara. Ese ubundi nzabona abayikodesha, se ubundi nzayuzuza. Mbese ugahora wagira ngo Saint Augustin yavuze ati wagira ngo hari nk'inyama itera inyota idashira iturimo. Twatakaje ubwema, integrite. Aho uvuga uti ngiye mu bitaro se, uwo mubyeyi kunda baranjyanye se mwana yinda ndayikira, ariko muri icyo gihe no kuvuga ngo ndayikira niko bimeze. Nta mbere yo gucumura, mbere icyaha cy'inkomoko twatakaje integrite. Ubu se ubupadiri mwo kagira Imana mwe, yego barabunyemereye nzabuhabwa, kagira Imana mwe sinzarutanga, ndamara umwaka ngihagaze, mana ubibemo. Donc buri wese ntabwo twiyizeye 100% kuko ntitwari twagera mu ijuru. Twatakaje ubudapfa, tuba tugabanya urupfu, dutakaza ubwema, integrite. Ubu none turi abantu bakebaguza, la culpabilité, naracumuye rwose ntawamenya, ni njyewe, ibyo natekereje, mu byo navuze, mu byo nakoze, yewe n'ibyo mpamagariwe gutunganya ntabwo mbikora neza 100%. Mpano mbabarire, ninginga Bikira Mariya, abatagatifu bose, rega namwe bavandimwe, namwe nimukoteze mu muhambere mbabarirwe kuri Nyagasani Imana yacu. Voilà. Niyo mpamvu burya niyo usibye misa nanjye uba umpemukiye, kuko urasibye misa ndimo kwiyambaza kugira ngo nawe untakambire ku Mana mbabarirwe, nanjye gutakambira ubabarirwe. None se mwese nimugura nimukayisiba, ninde urantakambira? Mwese ngenda atakambira abandi bataje, namwe nimuze. Twese bimere nk'abantu barishaga ngo amafurusheti maremare cyane, ngo maremare, ariko ukavuga uti gushyiramo ifurusheti mu biryo ngo ukire mu kanwa, ni akantu bajya bavuga ka anecdote. Wajya gushyira mu kanwa ugasanga ifurusheti irarenga kuko yari ifite metero 2, kandi Imana iravuga iti ibi biryo mugomba bisangira, dore zarigiye kubica, ntawemerewe gukozamo intoki, ni ifurusheti gusa. Kandi abo bantu baraziranaga urunuka. Biga inama bati rero muvandimwe, ntiducana uwaka ntituvuga rumwe, ariko inzara iratwishe pe, kandi ibiryo birahari Imana yaduhaye. Rero shyiramo ifurusheti yawe ya metero 2, untamike nanjye nshyiremo ngutamike, naho ubundi turapfa. Nuko baratamikana, babaho sinjye wahera, barakabaho. Donc twatakaje
cya kintu cya integrite, ubwema, twese tumeze nk'ababundaguza, profile ba, cyatumye tumwara cya cy'inkomoko. Cya gatatu twatakaje icyo bita impassivite, ubutababara. Ubu akantu ukora uti ndapfuye we, n'umuntu aba arimo kukogosha yakata gato yakozaho imashini uti none arantwitse we, uti ndapfuye we, utsikira gato uti ndumva umutsi ucitse, ubutababara, uti ndumva umutwe undya, uti ndumva amenyo amereye nabi. Ntabwo bababaraga kubera icyaha cy'inkomoko, bagabanye urupfu, natwe tugeraho. Kubera icyaha cy'inkomoko turabundaguza, twataye ubwema, kuba twemaraye, twese turabundaguza. Naracumuye rwose, niyo mpamvu mpora nisegura ngusaba imbabazi, nawe nsaba imbabazi, nzi guha uzimpa, nisegura ntaho naba nabuze ibidakwiye. Twatakaje ubutababara, twese turababara, turi pasible, twese turi abakandida bo kubabara. Icyaha gihire rero ni iki? Ni ukuvuga ngo umuntu yari yarageze kure, yaratakaje ukurikije aho yageze. Yezu aho yadukuye, twabonye urukundo rw'Imana ndengakamere, ku buryo cya cyaha cyatumye tubona occasion y'urukundo rw'Imana. Ngiye gusoza guha urugero rw'iyo cano yawe, kandi ifite izina ryiza cyane. Hari paruwasi nabayemo, ntabwo ndavuga ngo ni iyihe, nayibayemo ndi umufaratiri. Noneho umugabo yahoraga rwana n'umugore, ariko umugabo yarigize intakoreka, akubita umugore n'abana bose baraza hanze, ku buryo hari n'igihe batekaga ibiryo akabikubita umugeri yariye mu kabari, akabimena, bakaburara, baramufunga akoze ikindi cyaha. Noneho bamujyana muri gereza, ntabwo ngiye kuyivuga kubera icyaha yari yakoze. Umugore we wacaga inshuro ahingira udufaranga, agakora urugendo rurerure ukurikije iyo yavaga, akamugemurira muri Nzaruhahira, agasiga we ntacyo arya, ariko akavuga ati nibura nteko udukomeye dufatika, utwo tuzi tuntunze sinatumushyira, wenda we ariko udukomeye aramuke. Uwo mugabo yaje gufungurwa, afunguwe nahoraga ndi umufuratiri padiri mukuru, akantuma ati baganirize, ntanyumve, ariko afunguwe yizanye kuri kiliziya akavuga ati gufungwa kwanjye byarakoze, ni icyaha gihire, narakoze gufungwa, Imana yarakoze kugira ngo mfungwe, si uko nishimiye gufungwa, ntawabyifuza, ahubwo byatumye mbona urukundo umugore yankundaga ntabonaga, nyamara tubana. Nizere ko iyo cano noneho wumva akamaro kayo. Ntabwo ari uko icyaha ari cyo cyiza, ahubwo hari igihe tugera kure, hari igihe twibera mu munezero, umudamararo, ntitumenye ko twahabye. Imana twabona uburyo dushakashaka twibutsa amagara, akavuga burya sinari nzi ko wanyibagiwe kubera amakosa yanjye, none nasanze ukinzirikana, burya uracyangendaho koko unshakashaka. Mbese kugera kure byatumye tumenya ikirezi twambaye, uburyo kera, uburyo Kristo yaducunguye. Niyo cano niko nahita, kandi izina ryiza vuba.